Reka twishimire kubana namwe muri uru mwanya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwo mugiye kubana ni Muzungu Gadi, kuba tuziranye sibo twibwira ahubwo nabo tutaziranye, kuko uyu murongo ni mugari kandi ukenerwa na benshi kandi ufite akamaro benshi. Rero bituma abantu benshi cyane bawuboneka n'abashyitsi, akaba ngombwa ko umuntu yivuga. Rero tugiye kuganira namwe muri kino gitondo. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese, uburinzi bwawe bubanye natwe, dufite amahirwe yo gukomeza kubaho, ubihererwe icyubahiro. Tugusabye kutuba hafi ngo tweze, uzi ibikwiriye kuri buri wese, uzi aho ko wabimugezaho, uzi ko wabimushoboza, uzi ko wabimukundisha, ngaho manura umwuka uye mu bwenge kugira ngo ibyo tugiye kwiga nabyo bigira umwanya muri bwenge bwa buri wese. Tubishimire izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukurikiranira hamwe gusa ingingo itubwira ngo kwirinda bireba umuntu wese. Ngayo amagambo tugiye kwigana: kwirinda bireba umuntu wese, kandi dushaka ko buri wese byamugirira akamaro kandi koko akagira. Bwa mbere ni ihame rireba umuntu wese, ubwo ntabwo rireba idini, ntirireba ubwoko, ntirireba akarere, ntirireba urugero rw'ubukire cyangwa rw'ubukene, ntirireba urugero rw'imyaka, ahubwo ni ibintu bireba umuntu wese. Umuntu wese ushaka kubaho neza agomba kwemera kwirinda, rikaba ihame rimugenga. Yarangiza kwirinda rero ni ihame rikuze, ubwo bimaze igihe, ntabwo ari bya vuba. Kwirinda bifite akamaro buri munsi, ubwo ntabwo ari igihe cya runaka, si igihe cya Pasika, si ukwitegura kuvuka kwa Yesu, si cyo gihe birinda, si ukwitegura inzira y'umusaraba ku Bagatolika, oya. Kwirinda si igihe cyo abantu barwaye cyangwa habaye ibyorezo, oya, ahubwo ni ihame rya buri munsi. Gatatu, kwirinda ni umubare ugenga umunyabwenge wese. Umuntu wese uzi ubwenge ajya yirinda bitewe no kwanga kwishyira mu kaga cyangwa ugashyira mu bandi, cyangwa kwihombya cyangwa kwiyangiriza, bigatuma yirinda. Kane, kwirinda byongera ubumenyi. Ntabwo ushobora kwirinda gusa gupfa kwirinda gusa ngo wirinda muri byose, ahubwo umenya n'ibyo wirinda koko, ukamenya n'icyo ari cyo. Ingingo ya gatanu, kwirinda bikumira umuteto n'ubunebwe. Ntabwo kuri ba benshi cyane yatari buca inshuro cyangwa afite abayimucira, yibwira ko gukora ari umuruho, ariko gukora biravura. Kugenda biravura, gutekereza biravura, kurya neza biravura. Niyo mpamvu kwirinda byongera ubumenyi. Ku ngingo ya gatanu, kwirinda bikumira umuteto n'ubunebwe. Ku ngingo ya gatandatu, kwirinda bikumira indwara. Igihe hari indwara z'ubumuga, hari indwara z'ibyorezo, hari indwara z'ihererekanyamurage, hari indwara z'imirire mibi, hari indwara zikomoka ku mwanda, ibyo byose kwirinda bituma bikumira indwara. Ku ngingo ya karindwi, kwirinda bivura indwara. Noneho uretse kuzirinda gusa, ahubwo niyo warangaye cyangwa se utarabonye ibihagije, indwara zirakuvogera, ziba zikeneye kuvurwa. Rero kwirinda bivura indwara. Ku ngingo ya munane, kwirinda bihindura imico n'imiterere. Ubwo hari abantu benshi cyane batari kwegerwa, batari gushyikirwa, batari kugira akamaro, ariko iyo amaze kwirinda amenya ko ari umuntu. Iyo amaze kwirinda aroroha, iyo amaze kwirinda ahindura ibitekerezo, iyo amaze kwirinda agira imigambi myiza, yarangiza bigatuma no guhindura imico bishoboka. Kuko tugiye kwirinda rero bireba umuntu wese. Rero ntabwo turi bujye tujya tinda kuri buri ngingo, ahubwo twirinda se n'ukubera iki. Ngo bakoresheje ijambo mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi mu kigo cya Samusoni, hasobanura paji ya 549 mu Gifaransa. Haranditse havuga ngo la temperance. Rusobanura iryo jambo ryonyine ubwabyo gusa, ravuze ngo c'est s'abstenir de tout ce qui nuit à la santé. Ni ukwibuza ikintu cyose kigwa nabi ubuzima bwawe. Ikintu cyose kigwa nabi ni ukakibuza, si ubushake bwawe, ahubwo umubiri wawe iyo ucyakiriye urangirika. Wowe wenda ubizi cyangwa utabizi, icyo kintu cyose uba ugomba kukirinda. Icya kabiri, kuvuga ngo ugakoresha neza icyemewe. Ubwo niyo jambo kwirinda. Kwirinda qu'est-ce que la tempérance? Ni icyo avuga ngo kwirinda ni iki? Ni ukwibuza ibikwangiriza, ni ugukoresha neza ibyo wemerewe. Ubwo uburangije kuba uwirinda.
noneho rigira amashami abiri, hariho kwirinda indwara hakaba no kuzivura, kimwe kikitwa la temperance, ibyo bakubwira ngo plutôt prévenir que guérir, arangiza ngo byaba byiza ni uko umuntu yikingira kuruta kwivuza, kuko buriya gutegereza ko umwanzi atera ngo uzabone urwane bitandukanye no kumukumira ataratera. Rero ibyo nicyo kintu gikomeye ku isi, kwibuza ibyangiriza kandi ukongera ugakoresha neza ibyo wemererwa. Ubwo rero ni ihame kuri buri wese, kuko mu Bakorinto ba mbere 9 haranditse ngo uwirinda yirinda muri byose. Pawulo ati nicyo gituma nanjye mbabaza umubiri wanjye, kuko kwirinda ubugiye kunyuranya n'uko umubiri ushaka, ugomba kuwubabaza. Umubiri ushaka kunywa se, ushaka kunywa ibishaririye, ushaka ibisindisha, umubiri ushaka ibiryohereye, umubiri ushaka kuryagagura, umubiri wawe ushaka ubwoko bumwe bw'ibyo kurya gusa nibwo witaho gusa, waburya ngo niho ujya uhaga neza. Yarangiza uba ugomba kubabaza umubiri wawe, yarangiza ngo numara kuwubabaza ubwawo, yarangiza ngo hari ubwo umaze kwigisha abandi nawe ubwawe utaboneka kutemewe, ubwo bigaragare neza ko hari abigisha abandi ariko kubwo kutirinda bakongera bakaboneka mu murongo w'abatemewe. Icyo turaza kwirebaho gato cyane. Rero kwirinda ni ihame rikuze, bitewe n'uko abantu babwiwe yuko bagomba kugira, hari abataririnze bibateza akaga, niyo mpamvu ari ihame rikuze. Noneho koko uwirinda yirinda muri byose, nicyo gituma nanjye mbabaza umubiri wanjye, kugira ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe, kugira ngo bugaze gaje noneho ko wirinze. Ni Abakorinto ba mbere 10:31, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ntabwo tupfa kubaho gusa ngo turye, ahubwo ni ukurya, ni ukunywa, ni ugukora. Ariko icyo dukoze cyose tukaza twareba ko icya mbere kiri bwunguke si wowe, si abawe, si ubuzima, si amafaranga, ahubwo ni Imana izahabwa icyubahiro hakurikije uko nariye. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mukorere byose guhimbaza Imana. Umubare munini cyane w'abantu basa n'abaragijwe ikitagira nyiracyo. Uyu mubiri dufite ntabwo ari uwacu, niko Pawulo yandikiye Abakorinto ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, ntimuri abanyu ngo mwigenge. Hoye umuntu wese, uyu muntu abaye ikigenge mu gihugu, yabaye ikigenge mu muryango, yabaye ikigenge mu itorero, yabaye ikigenge mu shyirahamwe, yabaye ikigenge mu rungano, yabaye ikigenge mu rugo, byanze bikunze habaye ikibazo. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu inama ya bose ikwiye kugenderwaho. Nicyo gituma hakubwiye ngo nyabuna ntimuri abanyu ngo mwigenge. Uko niko Pawulo yanditse, biri mu Bakorinto ba mbere 3:16 n'Abakorinto 6:19. Usomye neza wasanga ko uyu mubiri wawe ntiwawuremye, umurimo wawe ntiwubeshejeho, umubiri wawe ntiwawucunguye, umubiri wawe ntiwurinda, ahubwo byose bikorwa n'Imana yakuremye. Nicyo gituma muri Zaburi 139:14 hatubwira ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Ubwo rero iyo uzi iryo banga yuko uragijwe, uba ugomba kumenya ko umunsi umwe uzamurika, uzarya isonga. Kibazwa ibyo cyaragijwe. Reka some ayo magambo magufi ariko adufasha twese. Haranditse ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Urumva ko ubwo byanze bikanze umuntu nubwo usengera mu rusengero n'umwuka akagusengeramo, byanze bikunze igikenewe rero si urusengero rwiza uteraniramo wowe, ubwo rufite amabara, rufite intebe nziza, ni rwiza. Imana nayo ikeneye urwiza wowe. Rero kubw'ibyo gutegereza ko uzakubaka urusengero ukarunezeza, imbere ukahashyira za pave, imodoka zikabona aho ziparika, insengero zikaba nziza cyane, mukicara neza, akabaho intebe z'icyubahiro n'iz'abagayitse, nibyo. Ariko Imana nayo ikeneye gusengerwa heza. Iyo ntisengera bwo mu rusengero, ahubwo kuko niko mu Byakozwe 17 dusoma, aravuga ngo ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Abantu nibo baba mu zo bubatse, Imana nayo ikaba mu bigo yubatse, ari wo mubiri wawe. Ubwo yubatse urwayo rero, tunganya urwawe usengeramo, utunganye n'urwayisengeramo. Yarangiza ubwo ufite imirimo ikomeye ibiri. Aho usengera naho kwinezeza wowe ubwawe, ariko nayo ikeneye kunezererwa aho isengerwa ariho mu mubiri wawe.
rero mu rusengero rw'umwuka muzi yuko mu rusengero rw'Imana kandi uko umwuka w'Imana aba muri mwe utunganya inzu yawe, ugatunganya umusarani, ugatunganya imbuga, ugatunganya urusengero rwaho umusengero, ugatunganya inzira iwawe, nibyo, ariko utunganya n'aho Imana inyura, utunganye n'aho Imana ituye, utunganye n'aho Imana ishaka kwica rigategeka, ariho muri wowe usabwa kwirinda. Rero aho ndatambutse mu gice cya gatandatu n'ubundi ku murongo wa 10% muzi yuko igice cya gatandatu ubwa mbere rw'Abakorinto 6 umurongo wa 19 mbese muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutuma imibiri yanyu ihimbaza Imana. Urukumva ko ubwo imibiri niyihimbaza ntabwo ari akanwa, igihe abandi benshi cyane bidagaza bakabyina bakitera hejuru bagaceza bagatega amaboko bakahamura umurindi, ariko yo harakubwiye ngo nuko rero mutuma imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ubwo nicyo kindi gikomeye cyane ku babyumva, gutuma umubiri nawe uhimbaza Imana. Wahimbaza Imana se bibwerekeye biti? Niyo mpamvu turi bugaragaze kureba wahimbaza Imana hakoze ibi bikurikira. Mu mubwiriza 10 umurongo wa 17 ko babizi, kuko turi gushaka kureba ariko ni ihame rikuze, ntabwo ari ibihimbano by'abantu, si ibizi igihe ushakiye, si umutwe w'abantu, si iby'abagorozi, nubwo babyigisha ariko babyigisha bifite ihame muri Bibiliya n'ishingiro kuri bo, nuko ariko byanditswe. Haranditse hagira hati wagihuguwe ubuhiriwe iyo ufite umwana w'imfura h'umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye, kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe. Bigira amagara, umuntu akwiriye kurya ari gushaka ibintu bibiri, ni ukugira ngo agire amagara kandi muri we yo kuba mu isindwe. Isindwe rivuzwe hariya ni ukugira ngo we gukunda ibisindisha, amagara avuzwe hariya ni ubutaraga. Noneho abantu iyo bariye ku gihe gikwiriye, yarangiza umwami bigahera ku mwami, nyuma hakurikiraho abategetsi, amahirwe aba ari amahirwe. Niyo mpamvu nacyo bikwiriye gutekerezwa ku musozo w'ubuzima, impamvu ari ihame rikuze. Ku musozo w'ubuzima abantu bagezwe mu ijuru, cya kindi babikirwa cyitwa umubiri bazakibazwa. Utwumva yumve neza, twe kubinyitirira, ahubwo tubisangire twese, ribe ihame ritugenga twese, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva. Mu bwa mbere rw'Abatesalonike 5:23 umunsi umwe umuntu azagera mu ijuru, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, ubugingo, umubiri, byose birarindwe bitabaho umugayo w'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Bigaragara neza ko Yesu nagaruka, umuntu azamurika akaboko, azamurika ubwongo, azamurika akanwa, azamurika amatwi, yarangiza umuntu azabazwa ibyo yabikijwe. Urikira ibyo nakubikije. Hariho bamwe batazabazwa amafaranga, batazabazwa ubutunzi, batazabazwa ibikingi, batazabazwa ubworozi, bazabazwa ahubwo impagarike yabo bwite. Avuga ati byagenze bite? Ngaho murikira amaso aracyareba neza, murikira igifu kiracyanoza neza kandi gifite indyo bihagije, murikira amara azi gutuvangura ibinoze n'ibitanoze kandi akabihindura amaraso, murikira umwijima. Mbese abantu bazabazwa byinshi cyane. Niyo mpamvu ari ihame rikuze riranditswe muri Bibiliya, ntiwemererwa kurya uko ubonye. Abari ko babonye, reka mu uko byagenze, ni guteka kwa 2 igice cya 32, naho ubwo kwari kubereka neza ko ibi bintu bifite ari ihame rirambye. Noneho kawumve hari abantu bagize amahirwe bayagwamo, ibyo yabita ngo kunyerera mu mahirwe ukagwa mu ishyano. Haranditse ngo mu guteka kwa 2:13 yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mu isi, burya umwero wo mu mirima abuha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta yera yo mu gitare kirushaho kuba gukomera, n'amata y'inka n'amatamatama, abuha n'ibinure by'abana b'intama, no mu mfizi y'intama y'ibashani n'ihene, n'ingano zihunze zirushaho kuba nziza kuko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze. Uwanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu, maze Yeshuru narabyibuha, atera umugeri, urabyibuha, urahonjotse, urarembekereye, maze areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza ke. Amahirwe Imana yari imuhaye ntabwo yamenye kuyakoresha. Ayo mahirwe y'ibyo kurya, amahirwe y'ibyo kunywa, ntabwo yamenye kujera. Bavuge ngo kino gikwiriye mu gitondo, kino gikwiriye nimugoroba, kino gikwiriye ndi mu kazi, kino gikwiriye ndi mu rugendo, kino gikwiriye ngiye kuryama. Yapfuye kuvuyanga byose, ayo mahirwe yose yahuriza ku isahani, nuko ubwenge burapfa.
icyo nicyo gituma mu byo waba ufite byose ugira ibyo wageneye igitondo, ugira ibyo wageneye ikigoroba, ugira ibyo wageneye urushye, ugira ibyo wageneye ugiye kuryama, umenya iby'igitondo n'iby'ikigoroba, umenya iby'abana n'ibyo basaza. Niwo mugambi wo kwirinda, ni ihame rikuze rero. Ababikoresheje nabi bafite ayo mahirwe yose byabaguye nabi. Niyo mpamvu aha ndatambutse ni ihame rikuze. Ku ngingo ya kabiri, kwirinda bifite akamaro buri munsi. Noneho ubwo kwirinda bifite akamaro buri munsi, ndagira ngo ndasoma bike cyane ariko ndasa n'uwongereye n'ubumenyi. Niyo mpamvu mu kwirinda ubwo bifite akamaro buri munsi, birakwiriye ko umuntu wese amenya imbere byo. Kubera iki? Muri Zaburi 104 ndetse haramwa aya magambo agira ati, ameze nk'ubwatsi, umurongo wa 14, ameze imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu. Ubwo kandi umuntu akeneye kwishima buri munsi ngo aboneranishe mu maso habo amavuta, ubwo kugira ngo duce tuhariye amavuta, kandi ngo umutsima w'imitima y'abantu gukomera. Urukumva ko ubwo umuntu akeneye biriya bintu byose buri munsi. Akeneye imboga buri munsi, akeneye imbuto buri munsi, akeneye ibinyampeke buri munsi ariwo mutsima, kugira ngo akomere mu mutima. Ibyo rero birakenewe. Kwirinda bifite akamaro buri munsi. Ugiye mu bumenyi byonyine ubwabyo gusa, kwirinda ni hamwe rigenga abanyabwenge. Ibyo gutegereza ko uzabona abantu badafite ubwenge busanzwe ngo bazirinda, ntabwo bishoboka. Ahubwo uba ugomba kumenya ko kwirinda ni ihame rigenga abanyabwenge, kuko baba bazi. Kuko mbese guha umuntu utazi kwirinda ngo nayobore umubiri we, ubuzima bwe, ni nko guha umushoferi utazi imodoka ngo nayitware. Kwirinda mbese ni nka perimi yo kuyobora umubiri. Noneho kubw'ibyo umuntu aba agomba kurimenya, akarisobanukirwa neza, ku buryo atirirwa ashaka undi muntu wo kumuhagarara iruhande. Ahubwo ashobora uyu mubiri ukaba imodoka, ariko kumenya ubwenge bushinzwe kwirinda bikaba umushoferi na perimi. Harangiza ukamenya ukuntu rubisikane n'ibyo mu isi. Ari yo mpamvu kubera iki se bikuyobora. Ndagira ngo ntabwo ndi bujye kugira kuri byinshi cyane, ahubwo ndajya kuri igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu 186. Baravuga ngo Yesu yita ku ntekerezo. Yesu ntabwo ajya ari impagarike ntareba ko waje gusenga, ahubwo yita ku ntekerezo. Izo ntekerezo zawe iyo zamuyobotse aravuga ati uwanjye, yawe naziri kure ye zikavuga ngo si uwanjye. Ibyo niyo mpamvu turi bugerageze kureba ngo nibura buri wese agerageze kumva. Haranditse hagira ati, inyigisho za Kristo kimwe n'impuhwe ze byageraga ku bantu bose. Nta cyatugwirira mu buzima, nta kaga kabaho mu buzima bwa buri muntu katavuzweho mbere yo mu myigishirize ye, kandi katateganyirijwe umuti mu mahame y'inyigisho ze. Urukumva ko ubwo Yesu arakurikirana. Haranditse ngo, ndasubiramo, inyigisho za Kristo kimwe n'impuhwe ze byageraga ku bantu bose. Nta cyatugwirira mu buzima, nta kaga kabaho mu buzima bwa muntu katavuzweho mbere mu myigishirize ye, kandi katateganyirijwe umuti mu mahame y'inyigisho ze. Kristo igikomangoma cy'abigisha, amagambo ye akomeza kuyobora abakorana nawe kugeza ku mperuka. Amagambo ya Yesu akomeza kuyobora abakorana nawe kuzageza ku mperuka. Hepfo arakomeje ati, akoresheje inyigisho ze yabumvisha uko yifatanya n'inyungu n'umunezero wabo mu buryo bwuzuye. Amagambo ya Yesu yeretse ababyeyi ko umubyeyi yita ku bana, yereka aborozi ko umuntu yita ku matungo, yereka abacuruzi ko umuntu akoresha imbaragarita, aragenda yereka abantu ko bitegura ubukwe. Yarangiza avuga ngo nta bantu atigeze yivanga mu buzima bwabo bwa buri munsi, ngo yerekane ukuntu yivanga n'ibyawe. Abamutegaga amatwi bakururwaga n'inyigisho ze zirashya ku mugambi. Abagendaga bagiye kumukurikirana bumvaga bavuga bati, nangwa n'inyigisho ze zirasa ku mugambi. Hepfo ati, abamutegaga amatwi bakururwaga n'inyigisho ze zirashe ku mugambi, ibigereranyo bye bisobanutse, amagambo ye yuje impuhwe kandi yuzuye urukundo. Uwatanze igiciro kitagira akagero kugira ngo acungure abantu, asoma mu buryo batibeshya ibibera mu ntekerezo z'umuntu. Aha niho nashatse ngo nibura buri wese agerageze kumva Yesu, wa wundi wakuremye, wa wundi wagucunguye, wa wundi wambaye umubiri kugira ngo amenye ko azihanganira abanyantege bawufite, ajya amenya neza n'ibibera mu ntekerezo z'umuntu, kandi azi neza uburyo yakorera mu mutima. Azi neza uko yakorera mu mutima wawe.
mu nyifato ye agirira abantu agaragaza ayo mahame ye ya yandi tubona mu isi y'ibyaremwe. Yongera mu nyigisho ze mu nyifato ye agirira abantu agaragaza ayo mahame ya yandi tubona mu isi y'ibyaremwe. Mu mategeko ibyaremwe umwana ni iminsi 280 mu nda ya nyina, yavutse mbere y'iyo minsi hari icyangiriko. Umuntu asabwa kunywa amazi n'amatungo n'ibiti birakeneye, yarangiza batayabona bikangirika. Niyo mpamvu Yesu afite amategeko agenga ibyaremwe. Afite icyo yatumye imbuto, afite icyo yatumye imboga, afite icyo yatumye amazi, afite icyo yatumye umwuka, afite icyo yatumye umuyaga ubwawo gusa utari umwuka duhumeka. Mbese akantu kose Imana yapanze ko umuntu amererwa neza. Niyo mpamvu ari ihame rigenga umuntu buri munsi. Mu gitabo cyitwa gukiza kwavuye mu ijuru, paje yacyo ya 11 harimo aya magambo ashaka kuvuga impamvu. Biraba ari ihame rijyanye n'ibindi byinshi cyane, ariko nshaka tumenya nibura amategeko agenga buri munsi. Aravuze ngo principe d'une saine alimentation, amahame agenga imirire myiza. Aravuze ngo manger beaucoup de fruits, rege m'apprêter le plus naturellement possible. Mu byo uzarya kigaragaza kurya imbuto kandi uzirya n'imboga, ariko ziteguye mu buryo bworoheje, mbese utabanje guteka ngo kamure, utabanje gukaranga gusa, ahubwo kigaragaza kubirya bigifite ibyo bita naturalité, bigifite ubuvanganzo bwabwo, kamere yabwo karemano ikiri hafi. Ibyo aravuze ngo varier l'alimentation mais ne pas manger trop d'aliments différents au même repas. Yuhinduranya ibyo kurya urya, ariko we kuyivanga amoko menshi ku isahani imwe. Uri kumva ko ubwo mu gitabo cyitwa manger égarissé ho baranditse baravuga ngo hariho amahame 2 agenga gutuma umuntu atagwara kanseri. Amahame 2 abantu barayitinya, ariko bagatinya n'ihame ryo kwirinda. Noneho ukibaza ukuntu umuntu atinya indwara ariko akongera agatinya n'ibikingira. Kibazo ni ubwenge cyangwa hari kibura? Aravuze ngo demo apprendre, ni amagambo 2 yo gufatwa. Aravuze ngo iyo urya bike igihe cyose ugeze ku isahani uba wikingiye kanseri. 2 aravuze ngo varier alimentation, yuhinduranya ibyo kurya. N'imfunguzo 2 zatuma utagwara kanseri mu buzima. Iyo urya bike ugeze ku isahani, n'ejo uzarya na nimugoroba urarya, nta mpamvu yo kurya nk'umuntu bazongera kurya. Ahubwo abantu ntibajya barya ku rugero, yarangiza nibamara kurya ku rugero. Iyo tuvuze kurya ku rugero ntabwo ari kwarura nk'ibyo undi yarushye, atazagira undi nawe wigira gahunda y'abandi. Ibifu ntabwo bingana, n'imirimo dukora ntisa. Yarangiza ubwo ibike byo wikorera bitandukanye n'ibike byo wandika. Ubwo wumve ko ibike byo urangiza kurya akajya gutwara imodoka bitandukanye n'ibike byo urangiza akajya kwasa no guhinga. Rero kubw'ibyo kugira ngo atazagira umuntu wigira urugero rw'abandi aho imirimo ari twigisha. Ariko barakubwiye ngo kwikingira kanseri ni ukurya bike, ariko ubwo ntubura guhaga, ahubwo ukibuzwa kurenza mbiga 2 kandi ugahinduranya ibyo kurya. Niba none wari ibijumbe ejo uzarya ibirayi, niba ejo warariye ibirayi ejo ubundi uzarya impungure, niba ejo ubundi warariye impungure uzarya umuceri. Uko kubihindura. Imboga gira none karoti, ejo uzarya epinari, yarangiza ejo ubundi uzarya intoryi. Uko kubihinduranya niyo mpamvu uko nibwo rukingo rwa kanseri. Ariko wibeshye ugahora ku nkono imwe gusa n'ubwoko bumwe ngo nibyo ukunda, nibyo bikugwa neza, tegereza uwo mushyitsi utari muhire, iyo ngwara izagufata. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu bavuze ngo varier alimentation mais ne pas manger trop d'aliments différents au même repas. Yuhinduranya ibyo kurya ariko wirya amoko menshi kugaburo rimwe. Noneho ibyo ntabwo mbitindaho, ahubwo ngiye kujya kuko turi kwihamere tubwira gusa ngo kwirinda bifite akamaro buri munsi. Ntabwo ari ibyo kwirindwa mu gihe runaka, ahubwo ni bya buri munsi. Ku ngingo ya 8 kuko ni amahame 11 agenga kurya neza, ariko nasomye ingingo ya mbere n'iya 2 gasimbukiye ku ya 8. Aravuze ngo manger avec joie, yurya wishimye. Icyo nacyo ni imirire myiza. Waguha ibyo kurya ariko ukaryana intuntu, ukaryana intimba, ukaryana igomo, ukaryana ishyari, ukaryana amakimbirane, umenye ko ibyo byo kurya biri buyobe, ntabwo bizagera ku ntego ikwiriye. Niyo mpamvu avuga ngo yuryana ibyishimo, ifati bo pour la santé, kuko cyane cyane ariko kurya ibyo kurya biguha amagara mazima. Mais éviter de trop manger, ariko nubwo biriye neza kandi wishimye uzirinde kurya byinshi cyane, kuko la suralimentation engourdit l'esprit, fatigue aggrave la maladie et raccourcit la vie. Kuko iyo umuntu arya karenza mbiga
bicagagura intekerezo zikagira intege nke, bikananiza umubiri we, indwara zigatera imbere, bigakenya. Ubwo nurya cyane ukarenza urugero, menya ko uzahorana intekerezo ngufi. Nurya cyane ukarenza urugero, jya umenya ko uzayunanirwa kurusha abandi. Nurya cyane ukarenza urugero, jya umenya ko indwara zizagushodoka zikajya buri gihe zigukiniraho, cyagaheruka bizagutera gukenyuka. Urukumva ko ubwo bigira amategeko, niyo mpamvu bikenewe buri munsi, nicyo cyargendereye. Ariko nongere ngaruke hafi cyane, manger des repas à 6 heures d'intervalle. Ugerageza kureba, ntabwo ubereho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Yarangiza kugira ngo hagati yo kurya kwawe n'ukundi haca amasaha 6, hagati y'igaburo rimwe n'irindi haca amasaha 6. Nubwo atari ko wamenyereye, nuko ariko utakomenyereje, nubwo atari byo, ariko urabikeneye. Ni itegeko rya buri munsi. Yarangiza kubera iki? Améliorer la mémoire et l'intelligence, bituma umuntu yibuka kandi akagira n'ubuhanga. Ako nibyo byiza. Kabiri, fortifier zose et ménager, bituma amagufa y'umuntu akomera kandi impyiko zigakora neza. Gatatu, augmenter l'énergie et diminuer le stress. Ibyo biragenda bikongera imbaraga, bikatuma n'umuntu adahangayika. Burya muri iyi abantu benshi bahangayitse kubera iki? Wenda mvuze nk'ibintu bine bihangayikishije. Ni ukuvuga ngo kube mu isi we kuzagira ibibazo. Uri mu isi se kubera iki? Uri mu isi yaje ibibazo. Ni ibyashije 12 umurongo wa 12. Naho wase wo gushira ishyano. Satani yabonuka afite umujinya mwinshi. Ibyo bibazo ntabwo ari by'umuntu umwe. Abantu bose bagomba kubisangira nk'umurage wabo, kuko bari mu isi kandi Satani akaba yaramanutse. Yarangiza ubwo ingorane zose ugomba kumenya neza ko nizitaje none, ubwo hariho izindi nuko utazibonye. Cyanze bikunze umuntu arahangayitse mu bwenge, ugomba no kwirinda gutegereza ko abantu bose bazawukunda. Uzabanza urebe wowe ukunda bose. Uze ntufite aho wishimira nawe utishimira, ubwo nawe ufite abatakwishimira. Wirinda wihangayika, byo nyine bwabyo gusa. Nawe utari ko umugabo ni umpagitse, none se ntabwo uzi ko ariho n'abagore bari kwica abagabo. Yarangiza ukamenya ko ariho abana bari kwica ababyeyi, ukamenya ko abavandimwe bahigana ku isi. Gutegereza ngo uwe guhangayika, ahubwo urebe ukuntu wabikumira. Byo bita ngo un peu de stress est nécessaire. Mu gitabo cyitwa Vivre sans stress. Avuga ngo guhangayika gato birakenewe. Bisabwa kujya kuryama ukabyuka bate nibagiye gukinga. Kujya gukinga idirishya ugakinga n'urugi. Yarangiza ugakora ni ka stress kari gakenewe. Umwana yagenda ukamenya ko imodoka ishobora kumukubita. Nawe uri kwa ukamenya neza ko indi yaguturuka inyuma utatitse ikinyoteri kagukubita. Iyo stress byanze bikunze igomba kubaho mu buzima. Ukamenya ko n'ubu ugiye gucuruza isabune muri abantu 100, ubwo tije yawe ishobora kwirirwa itaguzweho. Byanze bikunze ugomba kubimenya. Yarangiza ugomba kubaho udemine, ukora ibintu bituma udahangayika. Kane, faciliter le contrôle du poids. Iyo umuntu arya kabiri ku munsi, ibiro bye bihora bihagaze neza. Tuhuhwa n'umuyaga ngo w'umudari, ariko ntunabyibuha nk'iyo kurishwa. Uragenda ukaba ku rugero rwiza, ibiro byawe bikaba byiza. Diminuer les cancers, les maladies cardiaques et la diabète. Biragenda yarangiza bikagabanya kansere, ubwo nabafite iherekanyamurage ryayo, nabayirwaye buri munsi. Dore ko muri icyo gitabo cyitwa Manger Guérisser barakubwira ngo buri munsi serire zayo ngo ziyongera buri munsi mu mubiri w'umuntu, ahubwo akwiriye kurwana nazo buri munsi. Bitari iherekanyamurage, ahubwo umuntu wese ziriyongera, arangaye gato zako zatera imbere. Noneho n'indwara z'umutima ndetse n'isukari cyangwa se diabete, ibyo birazigabanya. Niyo mpamvu kwirinda bifite akamaro buri munsi. Ahandi hose nibwira ko intango namaze kugira, ahandi hose ndagenda by'ibintu bya kwirinda ni umubare ugenga umunyabwenge wese. Umuntu wese uzi ko ari ngombwa ngo yirinde. Umuntu wese w'umunyabwenge aravuga atoya, ndavuga ku rugero, njye ku rugero, ngende ku rugero, tekereze ku rugero. Niba ngeze igihe cyo kuryama nzaya nsinzira niziguye ku Uwiteka wenyine ari umpa kuba amahoro. Witekereza ko abantu bazaguha amahoro? Ntabwo bishoboka. Witekereza ko byose bizagenda neza? Uzayashaka undi asandaze, uzashaka amahoro yagushakira amakuba. Byanze bikunze ugomba kumenya neza ko Imana yonyine ubwayo gusa ku isi ni iguha amahoro. Ushobora kuyagira, ushobora kurunda ubutunzi bukaribwa n'umwana akabusesagura akanabwiba, cyangwa ukabushaka umugabo akabukwiba wa mugore we, cyangwa ukabushaka uwo mugore akabukwiba wa mugabo we, cyangwa umuvandimwe akaba ariwe ubyangereza. Byanze bikunze umubare kwirinda n'umubare wa nyabwenge. Ugomba kumenya neza kubera iki ari ngombwa ngo bibarinde. Niyo mpamvu muri Zaburi 103 umurongo waho wa mbere kugeza 3 atubwira aya magambo ati, mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera,
umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwabara ibyo wakiraniwe byose, agakiza n'indwara zawe zose. Mu Migani 3 naho hatubwira amagambo nkayo, kugira ngo nibura turebe ukuntu burya ni umubare ukwiriye umunyabwenge wese. Haranditse hagira hati umurongo wa 5 kugeza 8, wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingiza ku buhanga bwawe, urumwemera mu migendere yawe yose, nawe azayakuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Urumva ko ubwarayo ari amahirwe yawe. Uba ugomba kumenya neza ko ntukishime ubwenge bwawe. Erega nubwo wubatse inzu ntiwabumbye, erega nubwo wabumbye ntiwayaguze, kandi nubwo wayaguze ntiwashyizeho ubutaka. Niba ufite intebe nziza nuko Imana yashyizeho igiti, niba hari umubaji jya umwubaha, niba unywa amata hariho umushumba, niba hari umushumba hari umworozi, niba hari umworozi nawe afite umukiriya. Mbese abantu bose bagomba kubahana mu buzima. Niyo mpamvu kwirinda ari umubare ugenga umunyabwenge wese, bigatuma avuga ati sinabwiriye umuturanyi nabi atazabura kumburira. Buriya umuturanyi yimubwiye nabi agasohoka hanze akabona umujura ari kuzenguruka iwawe, ntabwo akomera. Aravuga ati uyu munsi baramwigisha noneho guca bugufi. Ariko birakwiriye ko umenya neza kubera neza umuturanyi, ni umubare ugenga abanyabwenge. Ku ngingo ya 4, kwirinda byongera ubumenyi. Kwirinda burya byongera ubumenyi bw'iby'umwuka n'ubw'umubiri. Mu gitabo bakurikiranira hafi cyitwa igitabo cyitwa Inama ku mirire, paje yacyo ya 41 na 43, haranditse ngo bakoresheje mwe ijambo aravuga ngo enfroyini, urugamba rushyize hamwe. Urugamba abirinda, abana bagomba kwirinda, nyina akirinda, se akirinda, itorero rikirinda ryose, ikaba froyini, twese tukaba barwanyi babirwanira. Yarangiza kuruta kumwe bikurunda byirukana. Yarangiza la tâche de promouvoir la réforme sanitaire nous a été confiée. Inshingano yo gushyira ahagaragara ubugorozi bw'ibyamagara mazima twarayiragijwe, iratureba. Umuntu wese agomba guhaguruka akayirengera nk'uko arengera amafaranga ye. Yarangiza aho babyishe nawe ukababara, ukirinda kubyica, ukirinda ko abawe babyica, ukirinda ko itorero rimwe ribyica, kandi ukirinda ko abamukorana babyica, kuko bizakugiraho ingaruka byanze bikunze. Buriya guhura n'umuntu utirinda usa n'uhuye n'umusazi wambaye, ku buryo ataratangira kuzunguza amaboko ntabwo wabimenya. Wajya kubona kubwiye nabi, ukabona gusubije nabi, ukabona guhombeje, bitewe n'uko umuntu utirinda byanze bikunze kwiyobora biramunanira. Ibyo le Seigneur désire que ses enfants vivent en harmonie les uns avec les autres. Mu cyifuzo Imana ishaka ko abana bayo babaho bose bashyize hamwe, buzuzanya, bakundana, bari umwe. Icyo ni cyo Imana ishaka. Kubw'ibyo iyo ibyo bidatekerejweho ngo byigwe neza, ainsi que vous le savez, nous ne devons pas abandonner les positions dans lesquelles au cours de 35 dernières années. Uyu yaravuze ati yabona ibyo yabivugaga nko mu 1902, niho yavuze ati imyaka 30 irenga twagwanye n'iri hame, tugomba guhaguruka twese tukarirengera. Prenez garde de ne pas vous trouver en opposition avec l'œuvre de la réforme sanitaire. Uramenye ujye uhora urikanuye, wirinde utazaboneka uri mu rutonde rw'abagwanyira ihame ry'ubugorozi bw'ibyamagara mazima. Bizakunanire, nibyo bibaho ko umuntu agira ibyo bita faiblesse humaine bikakunanira, ariko ntukazabe mu rutonde rw'ababirwanya mu ibanga cyangwa ku mugaragaro. Ibyo babirwanya bate? Ni igihe utabikora. 2 ni igihe ugaya ababikora. 3 ni igihe utabirengera bigwanyijwe. Icyo gihe buryo ubirwanya. Iyo utabikora ukagwanya ababikora mu ibanga kandi ntubirengere bigwanyijwe, ubwo burangire kuba en opposition. Ubwo uri opposition, uburi ubuhanganye n'iryo hame. Uzirinde rero, prenez garde de ne pas vous trouver en opposition avec l'œuvre de la réforme sanitaire. Uramenye, uzirinde utazaboneka ko mu bantu barwanya ishami ry'amagara mazima. Elle doit être allée de rave, ni ihame risabwa kugenda mbere, guhora imbere, par la volonté de Dieu, et de diminuer la souffrance qui règne sur le monde, sur notre monde, et de purifier son peuple. Umugambi w'iri hame icyo Imana irifitiye ni ukugabanya uburibwe buri ku isi. Ku isi hari uburibwe, abantu barwaye ibifu n'ibibyimba, abandi barwaye imyijima iriho amavuta yaremye ibibyimba, abandi bafite amaraziba, abandi bafite impyiko zazibye, abandi bafite uruhago rubyimbye,
abandi bafite amagufa agenda amungwa. Ku isi hari uburibwe, icya mbere cyo gufasha isi ngo ubwo buribwe bugabanuke ni ugushyira hejuru ihame ryo kwirinda. Igihe cyose utayishyize hejuru ubwo umuntu wahaye ikaze uburibwe. Noneho icya kabiri ni ukugabanya, ni ugutuma itorero ry'Imana ryezwa. Uti wakwibaza uti mbese ubwo itorero ry'Imana ryezwa kurite kandi muri nzira ki? Mu gitabo cyitwa Umurimo w'Ubuvuzi paje 261 hatubwira iyi ngingo dushaka ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana neza. Umuntu atirinze bitwaye iki abandi cyangwa we? Haranditse hagira hati un estomac malade, l'esprit confus, and si souvent irritable, dire injuste. Iyo igifu cyawe wagifashe nabi kikarwara, dore ingaruka ubikuramo. Itari ukurwara ibisebe, ahubwo dore icyo ubikuramo niki. Baravuze ngo uhorana urujijo mu bwenge, bavuga ibintu ntiwubyumve. Kabiri, ukananirwa gufata imyanzuro, ukajya uhora udandabirana mu gufata imyanzuro, uwo musezeranye ntiwuzuze mu masezerano, yarangiza. Icyo ni icya kabiri cy'igifu kirwaye. Icya gatatu, souvent irritable, ukunda kwivumbura ubusabusa. Dire, ukaba nabi. Injuste, ntutinya kubeshya. Ukumva ko ubwo afite icyo bigutwaye. Bivuze neza ko umuntu wese, buri umuntu wamaze kurwara igifu, umuntu wagifashe nabi, ubwo bivuze ngo arabangamye. Tekereza kuba uri aho gusa bakavuga bati Yesu azagaruka, ariko njye nibaza ngo buriya ngo abantu bazarangiza nk'imisi ngahe bategereje kumera amababa ngo baguruke. Ubwo biraho ngaho. Ariko ngo buriya ngo na runaka azajya, ukeka ko atazajya azajyayo. Nta nubwo icyo ushinzwe ari kumenya abazajyayo n'abatazajyayo, ahubwo icyo ushinzwe ni ukureba ko ukwiriye kujyayo, ni wo murimo wawe. Noneho kubw'ibyo, ibyo benshi bahorana urujijo, abandi gufata imyanzuro bikabagora, ari igifu gusa, abandi bakunda kurakazwa n'ubusabusa, yangiza abandi bakabaho byonyine ubwabyo gusa, baba nabi. Gatanu, bakabaho badatinya kubeshya. Urukumva ko ni akaga. Niyo mpamvu ari ihame rigenga buri wese w'umunyabwenge. Ku ngingo ya kane kari twavuye byongera ubumenyi. Noneho ku ngingo ya gatanu, kwirinda bikumira umuteto n'ubunebwe. Ubundi mu buzima nta muntu n'umwe Imana ikimara kurema umuntu ikaguha amagufa 206 nk'ay'abandi. Umuzungu n'umwirabura, umukire n'umukene bakanganye. Waba utanganyije n'abandi byanze bikunze ukagira icyo bita kuba kajorite, ukagira ikindi ubura. Imana ikaguha mu bwonko bwawe, ikaguha izo bita ingirabuzima fatizo serire zigera kuri miliyari 600 uri umwe. Ikagenda ikaguha imyakura igera kuri miliyari 100. Ikaguha connection zabyo zigera kuri neurone imwe gusa, ikagira connection ni ijambo ryumvikana. Mbese igituma inzira zose wanyuriramo avuga ngo umuntu yagira connection, ubwo n'uwangu uri kure y'umuntu aruguha icyerekezo. Noneho kubw'ibyo, umuntu neurone imwe gusa ikagira 10,000 ira ngo ushobore gukorera mu mubiri wawe. Yarangiza uko waremwe, ikaguha amaguru n'amaboko nk'abandi, ikaguha imitsi, ikaguha ingingo zuzuye. Imana uko kukurema byonyine ikaguha ibyuzuye, irongera ikakubwira ngo igushinze no kubirinda ngo bizakugeza ku musaruro ukenewe. Niyo mpamvu ukeneye ubumenyi buhagije kugira ngo umenye neza. Rero kubw'ibyo, umuntu hari indwara, hakaba n'ibyumba by'ubwenge bitakinguka uri umunebwe cyangwa uri umutesi. Hari indwara zagufata bitewe n'uko utakoze. Niyo mpamvu kuba bikurikiranira hafi hakoreshejemo ijambo aravuze ngo ni igitabo cyitwa Kiza kwavuye mu ijuru paje ya 41, L'homme l'ouvrage de Dieu son chef d'œuvre. Ate umuntu ni igikoresho cy'Imana kandi ni ushinzwe ibyo. Irakreye un vie de noble destinée. Imana yakuremeye kuzagera ku migambi iboneye. Imana yakuremeye kuzagera ku migambi iboneye. Sur chaque partie de tabernacle humain, Dieu désire inscrire ses lois. Kuri buri mugabane wose w'urusengero, rw'urwo rusengero rw'Imana ishaka kwandika amategeko yayo. Chaque nerf, ku mutsi wumva, chaque muscle, ku muhore, chaque faculté mentale, ku bushobozi bwose bwo gutekereza, physique, ubushobozi bwose bw'impagarike, bwa conserver sa pureté, byose bigomba kurindanwa kwera. Ibyo uzarebe umenye neza ko umutsi wawe wumva wose Imana ishaka kwandikaho kumva, ku muhore ikandikamo imbaraga, yarangiza ku bushobozi bwo gutekereza ikandikaho ubuhanga, ku mpagarike ikandikamo imbaraga. Byose bigomba kurindanwa kwera. Ni igitabo cyitwa Temperance page 10. Answira no koro, iyo umuntu amaze kwanduza umubiri we, iyo umaze kwanduza umubiri, no seulement nous faisons de tort à nous-mêmes,
mais aussi à beaucoup d'autres. Umuntu wiyangirije ntiyabwo aba yiguye nabi wenyine, ahubwo aba yaguye nabi n'abandi. Ibyo ndagira ngo wakwibaza imbere yabaguye abandi nabi, ubaye umunebwe ubwo ibyo wari kwikorera wabikorerwa n'undi. Ubaye umutesi ubwo abantu bahora bashyeshyenga ngo udapfuta rero tarwara byonyine ubwabyo gusa, umunsi uzahura n'abatagukeneye. Niyo mpamvu umuntu yakenewe gukora kugira ngo wenda hari ubwo ari ihame rigenga buri munsi, ntanze nk'icyitegererezo nkagisoma, abantu bakwiriye kunywa amazi buri munsi, ngo l'eau est nécessaire pour la production de la salive et des cycles digestifs. Amazi arakenewe kugira ngo mu kanwa we kujya wumva ngo ubura amacandwe kandi indurwe zawe zigogora ziye zihora zoroshye. Icyo nicyo gituma banywa amazi. Niba utanywa amazi ahagije, ariko hari aho bayanywa ahagije nk'abandi, nabo bakanywa litiro imwe n'igice ku munsi, nibyo, ariko bakaba bafite impagarara mu bwenge ziyanyunyuza nk'uko ubutaka bumwe bunyunyuza amazi y'imvura make. Noneho bigatuma amazi yanyoye adashobora kumara muri we igihe kingana n'icyo yagenewe kumaramo, bitewe n'impagarara yifitiye mu bwenge. Niyo mpamvu benshi n'ubundi bayanywa ariko bakagira impatwe, abandi benshi bakayanywa ariko bakohorana inyota, abandi bakayanywa ariko ingingo zabo zigahora zumye. Niyo mpamvu bibariki rero, niyo mpamvu amazi aba ari meza, bura ngo toutefois certaines conditions augmentent les besoins en eau du corps. Ariko hari impamvu zituma umuntu ashobora kongera kunywa amazi kenshi, ngo une forte fièvre, igihe urwaye umuriro cyane unywa amazi. Un travail physique intense, igihe wakoresha umubiri cyane unywa amazi menshi. En toute activité qui fait transpirer, umurimo wose wakora ukabira ibyuya uzanywa amazi. Des maladies telles que le rhume qui augmente la production de sécrétion au niveau respiratoire. Uba ugomba kunywa amazi menshi igihe urwaye ibicurane, kuko ibihaha bikora cyane. De l'air ambiant, igihe umuyaga waguhushye yarangiza uzanywa amazi. De vomissement ou de diarrhée, igihe warutse cyane cyangwa wagize impiswi unywa amazi menshi. L'allaitement, umuntu wonsa ntajyanywa amazi cyane, ariko ubwo ndi kubivuga hari umuco babwira imigani y'abakecuru babwira ngo iyo umuntu yonsa bakanywa amazi ngo abana barwaye ibicurane. Uyi ntabwo babirwara. Des aliments très protéinés, igihe cyose wari ibyo kurya bikungahaye muri protéine unywa amazi menshi. Sucré ou salé, ibyo wanyoye, niba wanyoye birimo ubuki bwinshi cyangwa birimo isukari nyinshi unywa amazi menshi. Des suppléments de vitamines ou de minéraux, igihe cyose wari imyunyungugu myinshi kandi wari ama vitamine ukeneye amazi menshi. Travail acquis pour les reins dit à l'élimination des déchets, igihe cyose uzi ko wanywa amazi menshi yarangiza ushaka kuvura impyiko ngo zive mu myanda, uzamenye ko uzaba ukeneye amazi menshi. La soif n'indique pas le besoin réel en eau de l'organisme, ntabwo inyota ya buri gihe ari ikimenyetso cy'uko ingingo zawe zibuze amazi. En fait, elle n'indique que les 2/3, ahubwo 2/3 aba ari ikimenyetso cy'uko amazi ari make yinyoteje. Rero ndagira ngo aha ntabwo ndi buhatinde, gusa umuntu ntajya akora, ntabwo ndi bujya kubisesengura byose impamvu ari ngombwa gukora, ahubwo tumenye ibi bikurikira. Ubwo rero cyari ku ngingo ya 5. Ingingo ya 6 ni ukwirinda bikumira indwara. Kwirinda byo ubwabyo gusa bikumira indwara, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yirinda hari ibintu abasabwa kuzuza kugira ngo bikumire indwara. Wakwibaza uti mbese bazikumira bate kandi muri buryo ki? Mu isubi ya 401 iyo gitabo cy'inama kumira isubi ya 401 harimo amagambo agira ati: Je dois maintenant faire part à mes frères des instructions que le Seigneur m'a données au sujet de la réforme sanitaire. Ngomba gukora ibishoboka byose ngacengeza muri bene data ihame Imana yanyigishije by'ubugorozi bw'iby'amagara mazima. Les produits de régime sont considérés par beaucoup comme étant une invention humaine. Iyo ubwiye abantu benshi cyane kwirinda, hari igihe bibwira ngo ni ibihimbano by'abantu. Bamwe bati ni iby'amadamayiti, abandi bati ni iby'abadive, abandi bati ni iby'abatampera, abandi bati ni iby'abagorozi, abandi bati ni ibya runaka. Uyu ihame ry'ukuntu ikirayi gifasha igifu gukora neza, cyaba gihasa kikongera umuvuduko, kikongera n'isukari, ni ibintu bisabwa kumenywa na buri wese. Niba karoti ishobora gukingira umwijima, yarangiza ukabwirwa ngo urye imwe nturye ebyiri, yarangiza kugira ngo utazahora n'agatotsi ka buri kanya, kuko ibitotsi bikenewe nijoro ariko ntibikenewe mu kazi. Yarangiza ibyo byose ni amategeko agenga kubaho. Niba kubwira bati rero avoka barayirya ariko ni anti stress,
abantu bose bazi ko bagiye gukorana n'abahangayika babiba bababeshyira babasuzugura batindagira mbese biri butume byanze bikunze usaba yanga ugomba kurya avoka kuko ari anti stress. Yarangiza ati imirimo irananiza ukeneye ironji kuko ari anti fatigue. Yarangiza ni uburyo bwo kumenya neza ahubwo tariko imibare keneye amasaka buri munsi kugira ngo keneye amaraso buri munsi keneye uburo keneye ubushobozi bwo gutekereza keneye ingano igerenjura keneye umuceri ni ukurya atari ukurya gusa ngo kubera aho kurya aho bukarya kugira ngo ukarira ukarya kugira ngo ubeho. Kubaho rero ntabwo ari kubona ko hagurutse gusa ahubwo bakoresha iryo jambo rivuze ngo kwirinda bikumira indwara. Noneho abati la connaissance vient de Dieu, kumenya biva ku Mana. Le Seigneur désire que son peuple connaisse la réforme sanitaire. Imana ishaka ubwoko bwayo abitwa ubwoko bwayo. Niba utari ubwoko bwayo ntibikureba ariko niba ari ubwoko bwayo usabwa kumenya kwirinda. Yarangiza ukamenya ko bikureba. Cette science devrait constituer une branche importante de l'instruction des pensées dans nos écoles. Ubu bumenyi bugomba kwigishwa no mu mashuri yacu. Lorsque la vérité est présentée dans de nouveaux endroits, igihe ukuri kumenyeka kugeza mu birere bishya, des leçons de vraie diététique devraient être données. Inyigisho z'imirire myiza zigomba nazo kumenyekana. Yarangiza yafati apprenez aux gens comment ils peuvent vivre sans consommer de viande. Mwereka abantu ko hari amahirwe yo kudakoresha inyama bitewe n'iki ikintu umuntu ashaka mu bugingo kibanje gupfa byanze bikunze gisigaho kishe. Kabiri mu nyama ntabwo ari ikibazo kiri cyane nko mu mavuta yazo ngo simvuze ngo uzabanze gukura mu mavuta ahubwo no kuba zitaremewe wowe. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu ari ngombwa kumenya les enseignants à travailler et ils travaillent encore à amener les gens à préparer à base de fruits et de céréales des plats plus simples. Imana yarakoze kandi iracyakora irashaka gutuma abantu bongera gusubira mu kurya imbuto mu kurya ibinyampeke babiteguye mu buryo bworoshye et moins cher que bon nombre de ce l'on peut obtenir aujourd'hui. Tuzageza ubwo tuzabimenya tukazarya ibyo kurya biguze make. Yarangiza ubwo wenda ntanze nk'ikitegererezo ufashe ingano keya amashaza make ugafata amasaka make ukabitekana ugashyiramo ibigori bike byose ntibibe ibintu byinshi cyane ayo moko ukayateka cyane bita ngo ni ikinyamisozi nuko kubiteka bidaseye. Yarangiza ukabiteka bigashyana ukabirya. Amashaza yagufasha umutima ibigori bikagufasha kwibuka. Yarangiza zangano zikagufasha ubuhanga y'amasaka akagufasha umubare. Yarangiza wowe ubwawe gusa muri ako kanya amasaka ntabwo akora ku mubare gusa ahubwo akora no ku mpyiko bigatuma impyiko zawe ziyungurura neza wihagarika neza imitsi zibuka neza. Yarangiza ukawuriye neza ntugwara umutima aho bari ibyo kurya ariko byatezwe mu buryo biri impenatirere bigaragara neza ko ntibyabanje kunyura mu nganda ntibyabanje gukora ubundi bushakashatsi n'ubukorikori. Ubwo ni uburyo butuma umuntu akumira indwara. Ku ngingo iri butugeze tugeze ku ya 7 kwirinda bivura indwara. Kwirinda noneho byo ubwabyo bivura indwara. Hari indwara nyinshi zakira bitewe n'uko umuntu yirinze. Ndagira ngo twagerageje kubivugaho ariko ntanze nk'icyitegererezo gusa byonyine ubwabyo gusa mu gitabo cyitwa Un course ugasoma neza aya magambo nshaka kuvugaho kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva kuko dusabwa kwirinda bivura indwara ukoresheje iri jambo. Umutwe w'umuntu ukeneye ibintu bikurikira. Ukeneye ibyo bita les besoins basiques du cerveau. Yarangiza ibintu by'urufatiro ubwonko bwawe ukeneye harimo ibiryoherera. Icyo ni kimwe. Ibyo biryoherera bishobora kuba bigizwe n'ibinyampeke bikagirwa n'ibijumba. Ahani cyane ibyo byo kurya biraryoherera ubwonko bwawe burabikeneye. Noneho si ibyo gusa hari akamenyero keza ko gutuma ubwonko bwawe bwa bwiza. Baravuze ngo bwari suffisamment yunywa amazi ahagije bituma ubwonko bumera neza. Dormir suffisamment yusinzira bihagije ibyo bizatuma umererwa neza. Faire de l'exercice physique gukora imyitozo ngororangingo bituma ubwonko bukora neza. Uko byagira mu nzu ni kubwonko bubyagira kandi uko bubyagira ni kubibyinjira. Ndasubiramo uko byagira mu nzu ni kubwonko bwawe bubyagira. Uko bubyagira ni kubibigira kuko ubona ikibaya
gihuriramo amazi ku mvura kikabamwo isuri, ni nako umuntu udakora nawe ubwonko bwe buhinduka isuri yo kwibwira ibibi. Niyo mpamvu mu gukora bituma ubwonko bw'umuntu bukora. Niyo mpamvu bavuze ngo iyo unywa amazi ahagije, iyo sinzira bihagije, kuko idasinzira bihagije bavuze ngo bizabyara iki? Erreur d'attention, bizamutagira amakenga, perte de mémoire, umuntu udasinzira ntiyibuka, état dépressif, umuntu udasinzira yiheba vuba. Kane, diminution de fonction cognitive, ingingo ze zinanirwa gukorana. Yarangiza mbese ahahina n'ahahina urahagira intege nke. Iyo udasinzira ugira amafuti, ugira amakenga make. Iyo udasinzira ntiwibuka bihagije. Iyo udasinzira wiheba vuba, kandi udasinzira ingingo zawe zikora nabi. Niyo mpamvu rero hakenewe ngo amazi ahagije, iyo usinzira bihagije, ntukajye urenza saa 3. Burya iyo urengeje saa 3 kuryama uba utangiye kwiba igihe kiri imbere, ubu wigije y'ibitotsi. Ukwiriye kugenda yangiza ukinjira muri, ntabwo mu buriri bajyara uko ibitotsi bishe, ahubwo umuntu yemerewe. Iyo umuntu asinziriye, iyo ugiye mu buriri nta bitotsi, wagera ugahumiriza uruhura ahantu 12 mu bwonko hahiriho harushye. Ubwo nicyo gituma umuntu anasabwa no kuzimya amatara, kugira ngo mbese amatsiko ye gushaka ukomeza kureba état de veille, ngo uko gukora uri kanuye bigabanuke. Ariko iyo bikunaniye kujyayo, ubwo witeguye no kuzakuba umunkokora undi. Niba utaryama wenyine, ryama aryamye, kuko iyo umukanguye uwo muguye nabi. Niyo mpamvu icyakora ubwo simvuze ngo murwane. Niba umuntu atazi ibyo, jya wihanganira baswa, wihanganira n'abanyangeso mbi. Iyi si tuyituyemo arahandi. Kubw'ibyo yarangiza uba ugomba kuryama neza, kuko kuryama bitera amakenga mu buzima. Gusinzira bituma umuntu akunda kwibuka, gusinzira bibuza umuntu kwiheba, gusinzira bituma amagufa n'imitsi bikora neza. Noneho uzahumeke n'umwuka mwiza, kuko turi ku ngingo nifuza ko buri wese yamenya kandi akanazirikana. Bavuze protection physique du cerveau. Aka ngaka nako ndakavugaho uburyo bwo kurinda ubwonko, agent mécanique et électromagnétique, cyane cyane ibintu bikoresha ubuhanga. Nk'abana niko nashatse kuvuga gusa n'ingiro rwabyo kuba twumva. Attention au téléphone mobile, mwirindizi za telefone ngendanwa. Kubera iki? La relation entre les arrêts de téléphone mobile à l'apparition de tumeurs cérébrales est sujette à controverse. Ikibazo cy'uko telefone zigendanwa ariyo nkomoko y'ibibyimba byo mu mutwe biri mu mbuga y'impaka. Abaganga n'abashakashatsi bakomeje kubireba yuko byanze bikunze telefone ifite uruhare mu kuzana ibibyimba byo mu mutwe. Kubw'ibyo, bien qu'il existe diverses études qui écartent un possible effet cancérigène de ces appareils, nubwo bigaragara neza ko hari gukoreshwa uburyo bwinshi bw'ubuhanga ngo nibura uretse izi telefone yo kuzatera kanseri, on recommande la prudence afin de ne pas en abuser. N'ubundi abantu bari kubwirwa ngo kuko ari ifite uruhare rukomeye mu gukora ibintu nka bino muri kino gihe cyacu, ikaba ifite umurimo munini, ariko abantu nibirinde agakabyo muri yo. Itera ibibyimba mu mutwe telefone ngendanwa. Kabiri, iri mu bintu bihembura kanseri. Abantu ntibagabanye kuyikoresha cyane igihe atari ngombwa. Wijya kuyishaka itagushaka kandi wiyitindaho nta nyungu uyifitemo. Igihe cyose ujye uyikoresha nk'umuntu wenda kungura abandi, wongere uyikoreshe wenda kunguka, ariko niba ari umukino, niba ari uburangare, niba ari amahomvu, niba ari amatakaragasi, wikwitera indwara. Kubw'ibyo harakomeje ati, la recommandation de ne pas accélérer moment à parler par le téléphone mobile s'adresse tout spécialement aux enfants. Kubuzwa kuyivugiraho cyane bireba abana, car les tissus cérébraux sont plus sensibles aux radiations. Kuko abana bakiri bato biyitindaho, biyifata mu ntoke, biyishyira ku gutwi, wimuhoresha, kuko birahagije gutuma bizamugiraho ingaruka. Niyo mpamvu bakoresheje iryo jambo ngo éviter de passer du temps près de câbles électriques. Ni harizo bita câble, aho amashanyarazi agenda ahurira, wijye uhatinda, uhakora igihe gito cyane uhave. Ubwo nibwo buryo bwo kumenya neza ko turunamiwe, tugomba kugarira, turugarijwe, mureke twugarire. Niyo mpamvu kwirinda bivura indwara. Yarangiza ku ngingo ya 8, kwirinda bihindura imico n'imiterere. Yarangiza kuko cyo nta nubwo ndi bugitindeho,
ndagira ngo kwaruhira nk'uko ubwenge bwacu bwamenya neza ko abantu benshi cyane kwirinda ni ihame ry'ubugingo. Ibyo ndabisubiramo ngambiriye gusoza mvuza akantu gato cyane abantu bakwifashisha. Kwirinda ni ihame rikuze utabyita ibishya. Kwirinda bifite akamaro buri munsi, ubwo utazibwira ko ari byo ku isabato gusa no mu bukwe. Kwirinda ni umubare ugenga umunyabwenge wese. Umupfapfa ntabyumva, ntanabibona ko ari ingenzi. Yarangiza kwirinda byongera ubumenyi, bituma umenya neza igikwiriye gukorwa n'ikidakwiriye gukorwa. Kwirinda bikumira umuteto n'ubunebwe, kuko hari indwara zakizwa gusa nuko umuntu atuje mu bwenge, kandi indwara zimwe zigakizwa nuko umuntu akoze umubiri ukaruha, ibisazirwa by'ingingo bikavamo. 6, kwirinda bikumira indwara, ubwo ni urukingo. Kwirinda bivura indwara, ubwo ni umuti. Kwirinda bihindura imico n'imitekerereze. Iyo impamvu rero igihe cyose ku bakristo noneho rero inama nyayo ngiye kwisoma, uzaba uteje akaga igihe cyose wayobora abandi utirinda. Niba ari umusirikare, niba ari muganga, umuntu wese uzi ko afite abandi ashinzwe, yaba ari umuryango wawe, yaba ari itsinda, yaba ari ishyirahamwe, yaba ari ikigo cy'ishuri, yaba ari cya gisirikari, uko waba uzi ko uri homme de confiance, wiringiwe, uri muri position de confiance, ukaba uzi ko hari abo ushinzwe barenze umwe, ugomba kwirinda. Byanze bikunze impamvu. Pourquoi tas de nos frères dans les ministères manifeste si peu d'intérêt pour la réforme sanitaire? Kubera ko tubona muri bene data dusanga uyu murimo, ubona benshi batitaye kuri ihame ryo kwirinda. C'est parce que l'apprentissage de la tempérance en toute chose est en contradiction avec leur habitude égoïste. Abenshi gituma bitabareba ukabona batabiremereza nuko barikurikiranye basanga rirwanya aho bikunda. Avuga ati byabujije kuryagagura kandi gisenera kubireka. Kumuri kurya sinzareka gusomera. Mbese abenshi bayoboye abandi ariko bazi kwihame ryo kwirinda rirwanya akamenyero kabo, bigatuma batari agaciro. Impamvu en certain endroit cet égoïsme a été grand obstacle à l'avancement de nos membres dans la recherche, la mise en pratique et l'enseignement des principes de la réforme. Mu birere bimwe na bimwe kwikubiraho cyangwa se gukurura wishyira byahindutse inkomyi yo gutera imbere k'ubushakashatsi kuri iyi ngingo no kuyishyira mu bikorwa no kwigisha ihame. Abenshi kubwo kwikunda uvuga ati nitubikurikirana cyane bazatubuza ibi, nitubikurikirana cyane tuzareka ibi, nitubikurikirana cyane tuzababa. Yarangiza bigatuma ubushakashatsi buhagarara no gushyira mu bikorwa bigahagarara no kubyigisha bigahagarara. Yarangiza marayika wa 3 akubwiye ngo yureka, marayika wa 3 avuga ubutumwa bwe, reka gutsindika gutewe no kwizera byinjire mu mutima abantu bumva ko Yesu azabishoboza byose. Uburira abantu ko inyamaswa itegereje n'igishanga cyayo ngo abantu bazaduhuka icyumweru ku gahato. Bwira abantu ko babana amahoro kandi bakezwa, kuko utejwe atazari mu Imana. Niba babana amahoro nibo ubwabo, kwezwa ni ukwirinda. Rero kubwije ibyo kwibwira ngo uzigisha igice kimwe bisa n'umuntu wibwira ngo uzajyana akaguru mu ijuru umutwe utagiye, cyangwa kuzajyana umutwe igihimbira kitagiye. Reka abantu b'Imana bamenye ko kwirinda bireba umuntu wese, ariko cyane cyane abayoboye abandi, kandi abayoboye abandi ni abagabo n'abagore mu ngo zabo, n'abayobozi b'amatorero, n'abategetsi bashinzwe abandi. Burya nta muntu uraho atayoboye itsinda. Niba uyoboze n'ibyoboye uzayobora impagarike yawe. Rero Imana niduha ubwenge, iduhe n'ubushobozi, iduhe no gushyira muri gaciro, idushyire no gushyira muri gahunda. Wongere uzirikane neza ngo kubw'umwijima ukomeje kuba ikibazo, fata pome, fata karoti na tungurusumu niba udatwite, ubikatakata ujye ubirya nimugoroba wenda kuryama, wenda kurya noneho ubikora iminsi 7. Uzaba wivuye amaso, uzaba ukingiye umwijima, uzaba wivuye hemoroide, uzaba wivuye inzoka, uzatuma umubiri wawe ugira itoto, uzatuma amara yawe yoroha, uzatuma igifu cyawe gikora neza, umwijima wawe uzashobora guta amavuta, bya bibyimba bigabanuke. Ni karoti, ni pome na tungurusumu. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.